amakuru se? Yes. Utuye mwizi quartier se? Ya, mu rugo ni no boss. Uko mbona gutya rero nabuze umwenjeniyeri wamfasha kubaka inzu igezweho. Oh! Wabuze umwenjeniyeri? Nuko nabona ko uri umusirimu. Dore gutaza umwenjeniyeri bita Papa Janti, ufite company bita Dacom Company Limited. Yabikorera he? Dacom bagufasha gukora plan inzu, bagufasha gushaka ikibanza n'ibikoresho by'ubwubatsi ewana. Kabisa nta kintu waburana. Bapima ubutaka, kugabanya ubutaka mu ibice. Bakora fiche kadestera, bakora plan z'amazu, barubaka bakanavugurura, basabira abantu mushya zo kubaka. Amazi, bafite ibikoresho by'abanyeshuri, bakora ibijyanye n'amashanyarazi. Nabasanga he? Ku Mugina hafi na gare. Okay, reka ngereyo. Sawa. Nyongere bwa busayizi bw'ubushize nibwo bakunze. Ubundi ndabizi ko ibintu nkora n'ubundi bitemewe n'amategeko ari business y'igihugu. Kutishimye? Ndumva nagenda, namwumva sinagenda. Ni akazi shere. Shami Bogari. Shami Bogari gusa ubibonye Kubera iki? umugore. Inyuza hanga. Inyuza hano. Imbeba yarindiye akaba. Yarindiye. Umuntu ugana nka yarindiye boss. Boss. Mbese ko mwikanze wabaye iki? Uzi ibyo bihuba dukore? Akoze ibiki? Aza tubeshya ngo tumutabare n'utugero dusange ngo ni imbeba yari muri. Bihuye uko yabaye. Shate tamerekeza naye. Utaje se? Ndatashye. Utashye kare. Oya ndatashye nsanze bamara mu rugo wenyine nzagaruka. Kibazo? Nta kibazo. Ugende merekeza. Uriya mukobwa nubwo namukoraga akana ariko agomba azasimbura umugore wanjye. Kuko umugore wanjye namukunze kubw'amafaranga, sinamukunze kuko nari mwishimiye. No kuba yaragiye gukora hanze akajya muri Kenya. Burangiye byarabize narabuze cyane umuntu agende. Rero biranshimishije kuba ntakiri kumwe nawe. Uriya mukobwa muhaye nimero zanjye nampamagara. Mfite amafaranga ntabwo azananira ngewe. Kuko uriya mugore ntabwo umugore wanjye amukeneye. Ubwo nzanamubishya ko umugore wanjye yanapfuye. Azamukura ese n'ubundi. Ntabwo rwose yancika. Amakuru ya sisters. Amakuru ye ni meza. Yagiye mu kazi muri Kenya. Ariko turavugana akambwira ko ameze neza nta kibazo. Ya, byiza cyane. Nanjye narinyuze hano. Nuko ndavuga ngo ntabwo naca ku rugo ntageze mu rugo mbasuhuze. Haciyemo igihe tutabonana kubera akazi nanjye mba ndi busy. Ya, mwamuvuze cyane. Ewana n'umuve ameze neza. Ariko nta kibazo kuva muri amahoro. Turi amahoro rwose hano nta kibazo mu rugo. Niyo ntahari hari sister wanjye abasha kwita ku rugo. Aba ari kumwe n'umukozi nta kibazo kiba gihari. Sister nanjye ndamukumbuye tu. Kubera ko igihe kibaye kirekire. Haciyemo igihe byo. Buriya ariko naza kwa ko twese tuzaba tumukumbuye hari igihe nka famille tuzahura. Ya. Tukaganira akatubwira n'amakuru yaha imahanga ukuntu biba bimeze. Nta kibazo. Ewana welcome to welcome. Birashimishije bizaba ewana tuzatwabiteguye turi ready to. Umva rero mwabasore nababwiye ko wa muntu dukurana i Burayi yambwiye ko akeneye umubare w'abakobwa benshi. Mugomba kongera
mukampa raporo yuko hagiye byibura amato 4 kandi nizere ko bigomba gukemuka. Murabyumva? izuba na anyamikira hano mu gacucu. Wowe bite? Sawa teta. Cyo kuba wisaza izuba. Ni akazi. Akwajya unaruhuka. Teta, umwana wa boss ko wicaye ahantu habise. Mbese nari kwicara nabireba. Masabyo bayakubiye sinakora cyageze. Ndagira ngo boss atazarishisha mu nyine. Nose. Teta. Urabizi? Burakera abarimu barushara amatage bamwe na bamwe. Uzi kugira ngo imvura igwe batubwire ngo turirimbe ngo dora kazuba keza k'iburasirazuba kandi sha imvura irimo iragwa. Urayumva ngo bunanga mwana. Uragenda numva nawe ntazi cyabo. Nakunda ariko. Singubari agakuru se si wishimye. Cyane ndanezere sinenze ko zino kuvuga kugeza benze ko bwari ukwirirwa weruka gusa. Azi ko ndi ingombaje. Bisa turabyumva turabikora. Iyi business dukora murabizi ko leta itayemera. Kuba leta itabyemera rero niyo mpamvu ugomba kudutahura wese agomba gupfa. Murabyumva? Yaba ari mushiki wanjye, yaba ari mama, yaba ari umugore, yaba ari iki. Nta numwe uzi business nkora. Niyo mpamvu nta muntu numwe ugomba kumenya icyo dukora. Ko biramutse bigiye hanze no guhita twicwa nta kundi nyine. Nahita mbarangiza. Kandi ikindi umuntu wese ushobora kutwitambika mugomba guhita mumwica. Nibanga ryanjye nande? Namwe. Nta bintu byo kubitangariza abandi bantu. Yaba ari umusheri wanyu cyangwa umugore n'ababyeyi nta muntu nitaye numwe kwamenya iki kintu dukora. Umva rero mushaka abana b'abakobwa bafite size nibo bakenewe kandi abamisi aba ni business bakora reka nze mpite njya kubatanga kuri leta. iriya kontineri nako ndavuga amato agomba abe menshi. Iyo telefone isonye bose twarara mu kutumviriza amana. umuntu uri kumviriza mugende mu murangize muracyenda imbere mu mariki. Tata. Yes bro. Tagira ahantu ujya kandi mama agiye kuza kutureba kandi numvaga ari ibyo ashaka kukubaza. Maze kumumagara nyine turavuganye. Agiye kuza nyine tagira ahantu ujya uri hano. Ako bro wateta ni bogari. Ako nanjye ko naye nangiye kumwigiraho umuntu urenze ako namukunze kano kanamba mayi kumva ndahita muhamagara pe. Shandaje muhamagare rwose asiko mama ndaye ko yatinze kandi yambwiye umva ngupe koko. Ninde uri gukomanga ubundi uje utazi ko sonori ba. Mama ni wowe? Tambuka. Mama wabonye ukuntu abakire babaho neza nako tubaho neza. None se abana banjye bari hano barahari? Barimo mama ahubwo tambuka mbakwereke gwino hano. Boss. Karabe. Hano hari umuntu ugushaka. Kandi wabona ari mama. Mubwira tambuka. Batambuka. Muraho neza mama. Muraho neza mama. Amakuru.
aho mama araje umeze neza umeze neza nishimye mama none se aho mu ntara muraho mumeze neza yego turaho ubu se ubu ninde waba wasize mu rugo koko yewe nahasize umukozi kubera yuko nyine mwese mwaraje mwarashatse nyine twari tugukumbuye hayaciye igihe teta ntabwo warukumbuye mama wowe ukumbuye cyane nanjye nari mbakumbuye bana duherukana kera ni ukuri nari mbakumbuye narinje kubareba uko mumeze turiya kuri telefone gusa ntibihagije harya abantu duheruka mu bukwe bwangera haciyemo igihe natwe mama hano mu mujyi twari tumeze neza ariko se teta kuki utakiriye mama ahubwo nari nabyibagiwe mama twakiriza iki mwana nyihera amazi njya ku zuba kandi niyo meza mu gihe cyacu yafasha se koko amazi koko iyo ureka tukaguha nka fanta oya fanta ndabanywa cyangwa nawe wasanga barakubwiye ko imivuduko yadutse ngo ukaba uri gutinya ibyo byo nibyo bivuze nk'aho wari uhari koko ibintu by'ibisukari mu myaka tugezemo ntabwo ari byiza sawa jya upfa no kugerageza rimwe na rimwe yenda nta kuza urugendo teta impanga yawe se iri hehe impanga yanjye se subizi ko iri ku ishuri ko nari nabyibagiwe ko yasubiye ku ishuri niho yagiye mujya muvugana turavugana cyane nibutse yuko koko batari yanatsinze ubushize yari yatsinzwe nyine niyo mpamvu ngende hano we akaba ari ku ishuri nanjye gerageza kumukurikirana kuko ubushize yararangaye aratsindwa niyo mpamvu rero nsigaye mwitaho cyane ubwo ni ukuzashaka umwanya tukamusura nko muri visite tuzajyana muzanyibutsa abana nzakwibutsa nzaguhamagara ubwire nze mfate imodoka nze urebe tugende kumureba nta kibazo muramura iki wumva iki nta kintu numvise ushaka kuduteza ntacyo ushaka kugenda uvuga ikiburi mbabaye ntabwo kwabana birimo mari kuramo mwagize impuhwe babyeyi imuwe urabona mbonye umwe n'undi nawe ndashaka kumureba iyo bari kumwe ndishimye tuzazana hari haciyemo n'igihe tutabona nabyo haciyemo igihe kandi nyine ni mwebwe nari nsigaranye mu rugo mwabaherereze dore rero usanze umudamu wanjye adahari yaragiye mu kazi muri Kenya yewe natekereje ko waba waragize irungu kuko icyo cyo nanakibukaga ko yagiye avuga ni se umwana wanjye aho wandi nja kugusura rero ariko ntacyo uyu mwana azajya agufasha ndamuganiriza nta kibazo n'ubundi nta kibazo mfite kubera ko nirirwa no mu kazi kenshi sinkunda kuba ndi hano n'ubundi nta kibazo kirunga iyo ntashye turaganira nta kibazo nuko nuko bana mujye mwibuka no gusenga usengere hariya yagiye azagaruka amahoro kandi nanjye mujye musengera nkeneye kuzabona abuzukuru turagusengera cyane mama umvishe icyo wagenga umvishe wambabariye koko ngerageza umugenga mani twigende sasa nshaka kwimenamo icishe hanyuma rero numvaga kubera ko burije bana bahenda ajya kure kandi koko hari ibintu wari wajemo inama mu mujyi niyo mpamvu dore n'amasaha mugana nakuze ni ukuguherekeza ukagerayo kare nimba wasize n'umukozi buriya hari ibyakwangirika ntabwo ibintu byose yabyitaho ariko
bana banjye nkunda gusenga reka tubanze twiragize Imana. Yego. Mama uracyasenga nka mbere? Ndasenga rwose ntabwo nabireka abana ba. Mama urabona umeze neza pe? Imana ishimwe. Ya mana yemenye igi wa mugani wishyiramo imiyaga igakomeza ituma uba inkumi. Yewe! Mbega byiza we! Yewe!